intambwe ya 25 mu nzira njyabukire. Inzira itagira mahitamo ni ku intambwe nayise. Iyi nzira tuyita inzira itagira mahitamo. Nta guca kabogi, nta kwikoma kabugu, nta kurya kaboga. Ibyo waruhiye ubutareba inyuma, ubutareba hirya, ubutareba hino. Nekereza yuko kugira ngo bizagucike bizagorana cyane. Aha rero bigusaba kwihambira, bigusaba kwigomwa, bigusaba kureba kure, bigusaba kugenda urugendo rurerure rutagira amahitamo. Aha ngaha uba wamaze gufata ikirere wumva yuko nta gusubira inyuma guhari. Bigusaba kumara amazaha, bigusaba kugenda urugendo rurerure rw'ibyo yemeje kugeraho. Umuntu wese ushaka kugera ku bukire agomba kwirinda bene ibi bintu. Icya mbere, kutamenya icyo ushaka no kudashobora gusobanukirwa nacyo. Icya kabiri, kwiyumvisha yuko ufite impamvu zo kudatangira. Ibyo ugomba kubyibagirwa, ntugire impamvu nimwe ikubuza gutangira. Icya gatatu, kudakura isomo mu byahise. Ugomba gukura isomo mu byahise byanze bikunze. Ibyo tureba, ibyo twumvise, ibyo byose bikwiriye kutubera icyigisho. Icya kane, kudashobora kwifatira ibyemezo no gufatirwa ibyemezo n'abandi. Ugafatirwa ibyemezo n'abandi, jya wifatira ibyemezo. Icya gatanu, akamenyero ko kwihagararaho, ugahagarara ku rwitwazo kurusha uko ushaka inzira z'ikibazo. Ikibazo ufite ni gute washobora kugisohokamo. Ntukihagarareho ngo buri kibazo cyose wihagarareho ugishakira urwitwazo. Icya gatandatu, kujyurwa nuko ubayeho. Aha ni ukuvuga ko niba utaburara kuri gushaka ibindi bintu birenzeho, abana bariga, mfite inzu yo kubamo, mfite akazi, nditunze bihagije, ukumva yuko ibyo ngibyo byonyine byaba bihagije. Ibyo ntabwo bihagije. Icya karindwi, gukunda kwivuguruza. Icya munani, akamenyero ko gukunda gutinda ku makosa y'abandi ndetse n'ibindi bibi abandi baciyemo. Ibyo ntibikagutinze ngo bitume udafata icyemezo, ukomeze urebe imbere mu nzira wahisemo kugenderamo. Icya cyenda, ufata icyemezo cyo gukomeza ku cyo tubona kizaduha inyungu nyinshi. Iyo utangiye ibintu runaka ukaba uri mu gukora business nyamara ukabona nta nyungu iri mu kuguha, ukwiriye kuyihagarika. Ukurushaho kuyitindamo ni kuburi mu kurushaho kumanuka ujya mu byobo njyabukene. Icya cumi, kubivamo. Kubera ko turimo guhura n'imbogamizi, rimwe na rimwe ushobora guhura n'imbogamizi nyinshi, dukwiriye kumenya yuko inzira njyabukire ntabwo ari inzira igororotse. Ntabwo igororotse 100% ngo wumve kandi wibaze yuko ibintu byose bizagenda neza nk'uko bikwiriye. Ushobora guhura n'imbogamizi, ushobora guhura n'ibibazo, ushobora guhura n'akaga, akaga gatandukanye, ariko uburyo bwo kugasohokamo nicyo cyonyine kizerekana yuko uzashobora kugera ku bukire wifuza kugeraho. Nshuti bavandimwe, urugendo rwa njyabukire, urugendo njyabukire ni inzira uruhije cyane, ni inzira ikomeye, ariko ni inzira buri muntu wese akwiriye kugendamo. Iyo wamaze kwifatisha, iyo wamaze kumenya ikirere, iyo wamaze kumenya icyerekezo, iyo wamaze kumenya yuko nta gusubira inyuma guhari, ushobora kugera ku bukire burenze ndetse ibyo wigeze gutekereza. Ndabifuriza kugera ku bukire, ariko ni ubukire dukesha kwiyuhakuya, ni ubukire tuzageraho binyuze koko mu gukora, tugakora ibintu byunguka, tugakora ibintu biduteza imbere, tugakora ibintu bitanyuze hirya no hino. Nshuti bavandimwe, Imana ibabafashemo kandi mwese mugire ubukire.